we watangiye umurimo mwiza muri twebwe ntago uzawucira hagati. Hazabaho umunsi uzatumurikira data, hazabaho umunsi uzatujyana mu bwami bwawe. Waratwejeje, waradutunganyije, waradukwiyeho mu nkanyari n'inenge yose. Uwo murimo urawukomeje na n'uyu munsi mu buzima bwacu. Ndagushimira ko amaso yawe atajya tuvaho, amatwi yawe atajya ava ku byo dusaba. Iyo dusitaye uratubyutsa, iyo ducogoye uratwegura, iyo dushobeye utubera umucyo mu mwijima mwinshi tutareba imbere. Ntujye utureka, ndetse ngo niyo tunaniwe uraduheka. Twajya kubona tukabona twaratambutse ahantu twatekereza ko tutazaharenga, ibikombe biteye ubwoba, tukabona waradutambukije mwami w'abantu. Mu gushomera tukabona waradutunze, inzara ntiyatwishe. Wowe ubesha mu mazi abatagira shinge na rugero, wowe utuvuganira mwami, wowe uturwaniriza ubwami bw'umwijima tudahari, wowe uba mu nama zose ziturwanya ukaziburizamo mwami w'abantu, wowe ucecekesha amajwi y'ikuzimu dusaba. Tuguhaye icyubahiro, wowe utaduca gukiranuka, wowe utaduca ko tuzi gusenga, wowe mwuka wera utunihira iminsi itavugwa. Wowe uri mu ruhande rwacu, ngo umubisha wacu ninde? Kuko uri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe. Ntuhagurutswa no kudutsinda, uhagurutswa no kudutsindishiriza. Kuko uri mu ruhande rwacu iteka, umubisha wacu ntawe. Utwigishe kukuramya, utwigishe kukwizera, utwigishe no gusenga. Buri muntu wese muri twebwe utwigeze imbere mwami w'abantu, aho tugeze mu busabane hamwe nawe, utwigeze imbere. Waraduhamagaye uratubwira ngo tuze twihirane nawe nanone iyi minsi 3, ngo hamwe n'umwami twaje imbere y'intebe yawe aho byose bihindukira. Twaje imbere y'intebe yawe aho tuzuka, twaje imbere y'intebe yawe aho ibitariho biremwa, ugahamagara ukuye mu busa bikitaba bikabaho. Twaje imbere y'intebe yawe hahandi ubupfu bw'ibibwirizwa budukiriza. Twaje imbere y'intebe yawe aho dutereka ibimakinga sense ku ruhande, tukaza gufata ibisa n'ubupfu, ibisa n'ibitumvikana nyamara bikora. Aho niho twaje mwami w'abami, aho niho twaje imbere y'intebe yawe. Twizeye gutabarwa, twizeye kuremerwa ibitariho, twizeye imbaraga, twizeye kubona aho twaburiye, twizeye kumurikirwa ahari umwijima, twizeye guseka aho twamaze imyaka turira, twizeye gukizwa, gushoberwa, tugahabwa ibinezeza imbere yawe. Tuje nk'abana mwami w'abana. Nta na rimwe abana banjye ndi n'umupagani ntibigeze bansaba umugati ngo mbahibuye ntakuzi ntakwitayeho, nuzuye ububi n'ibyaha. Ntibigeze bansaba umugati ngo mbahe ibuye. Iteka narizwaga nuko bashonje, nkababazwa nuko badafite icyo bambara, kandi ngo twebwe turi babi na nkanswe wowe. We wuzuye kugira neza n'imbabazi, we wuzuye ubuntu na nkanswe wowe utagereranywa. Uko niko tuje nk'abana batoya, turimo abakambakamba, turimo abatazi kuvuga, turimo abarimo kwitoza guhaguruka, turimo abamaze guhagarara, turimo n'abarimo kugerageza kwirukanka. Twaje twese tumeze gutyo mwami w'abami, twaje dukabakaba, bamwe muri twe tutazi ibibanza n'ibikurikira, ariko amaso yawe y'imbabazi aturiho twese. Kugira neza kwawe nuko dukuraho. Twaje bamwe muri twe dufite ibitsikamutima byaho twakubonye, naho wadukuye tutakwibagirwa. Abandi twaje n'imitima iri empty, tutazi ibyawe, tubyumva nk'inkuru, ariko turaje twese kugira ngo dutabare kandi utugirire neza. Turaje ngo ureme ibintu bishya bituma tukumenya. Turaje ngo dukomereze amaboko yo mu mwuka. Turaje ngo upfundure ubwiru bw'umwuka tutajya tumenya, ariko imbere yawe tukabuhamenyera. Turaje ngo udukingurire, udupfundurire, uduhe kureba nk'uko ureba, uduhe kumva nk'uko wumva. Urakoze mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Mwiriwe neza n'amahoro.
Mwami Yesu abaho umugisha, murakoze gusenga. Haleluya. Tugiye guhanira ijambo ry'Imana umwanya ntekereza kuri we mutoya, hanyuma twongere dusenge. Haleluya. Mu minsi 3 hamwe n'umwami. Umwami yarakuraritse, umwami yarandaritse, yaguhaye ubutumire kandi wakoze kwitaba. Amen. Turaterana ni koko, ariko tujye dukomeza turi na twenyine mu rugo iwacu, twibukiranya ko ari iminsi yo gusenga no kwiyiriza. Haleluya. No kwibuza ikindi kintu cyose kigufata umwanya ariko kitakungura mu mwuka, gishobora kuba kikungura mu bwenge, kumenya amakuru y'isi se aho ageze, kumenya amakuru y'abantu bandi dufana, amakipe dufana, intambara z'ibihugu. Sinzi niba ari ubuswa ariko ndatekereza ko uraye utabimenye nta nicyo byagutwara. Uraye utamenye uko Ukraine n'Uburusiya biraye, ndatekereza ko ntacyo byagutwara. Uraye utamenye uko Israel na Palestina byagenze, utarayumenye umubare w'abarasanye n'ibisasu bateye, ndatekereza ko ntacyo byagutwara. Ushobora gufata ako kanya ukagasimbuza kumva amakuru y'ijuru. Haleluya. Kwibaza iki Imana ivuga, kuko nayo iravuga. Gutinda mu ijambo ryayo ukamenya imigambi yayo. Sibyo shiti z'Imana? Ibyo byose cyane cyane ababikunda cyane, twebwe batabikunda tuba dukwiriye kubireba tukamenya amakuru, ariko wowe uzi kubikunda cyane ukwiriye kugira umwanya wo kubivamo gatoya, ukagira umwanya wo gusenga. Haleluya. Mana ibahe umugisha. Turimo turavuga ku minsi yo kugirirwa neza hamwe n'umwami. Minsi yo kugirirwa neza hamwe n'umwami w'abami. Turibaza ngo se kuki persista mu masengesho, kuki dukomeza, kuki tumera nk'abatitiriza, kuki tumera nk'abirushya muri make. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuki dusa nk'abatitiriza? Mbibutse nanjye nibwira ko si kugira ngo twemeze Imana. Iyo dufashe iminsi yo gusenga myinshi cyangwa mikeya n'amasaha yo gusenga, ntago ari kugira ngo twemeze Imana, ntago ari kugira ngo tuyiconvincing. Iyo tutabizi hari igihe tugira ngo ndayiconvincinga, nikomeza kuyibwira ikiragera aho ibe convinced, hanyuma ikemere. Oya, ntago ari kugira ngo duconvincing Imana, ntago ari kugira ngo tuyipersuade, ntago ari kugira ngo tuyemeze, kuko nagira ngo mbibutse ko Imana nta kibazo ifitanye natwe. Haleluya. Ahubwo iri mu ruhande rwacu. Mwuka Wera arimo arasengana natwe. Nukuvuga ngo rero ntago ari Imana muhanganye mu masengesho yawe ngo uragerageza kuyemeza, ahubwo Imana iri muri team imwe nawe, iri muri equipe imwe nawe. Muranyumva shiti z'Imana? Iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Gusa hari igihe umwanzi adushuka tukagira ngo Imana niturwanya, Imana nidashaka ko tugubwa neza, nidashaka ko dukira, ariko ntago ari byo. Ntabwo rero dusenga kugira ngo twemeze Imana, tugire ibyo tuyemeza, tugire ibyo dushimangira muri yo ngo ibe yabyemera. Oya, ahubwo Imana uhore wibuka ko iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Mu minsi yacu rero yo kwegera Imana cyangwa mu minsi yacu yo gusenga, ahubwo turahungukira impinduka, transformation, impinduka ziba muri twebwe muri urwo rugendo rwo gusenga. Iyo twishyiriye Imana, dushobora kwegerana n'uwera ngo ureke nawe kwakira kwera kwe. Dushobora kwakira guhura n'umunyembabazi n'uzuye kurabagirana ngo utindane nawe ubure kubitahana. Rero mu minsi yacu yo gusenga ni iminsi duhindukiramo. Ntibibana ngombwa ngo tube twasabye guhinduka, ariko ko twegerana n'uhindura, n'imbaraga zihindura, tugenda tuhindukira buke buke tutamenye n'igihe byabereye. Muranyumva shiti z'Imana? Ni iminsi tugwiza kwizera kwacu, hanyuma kwizera kwacu kwazamuka tukarusha amaboko ibiturwanya. Haleluya. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Abantu baterura ibyuma bahera ku kibiro 2 bakazagera ku kibiro 5 bakazagera ku kibiro 10, ntago nzaho bigarukira, ariko ibiro bigenda byiyongera. No kuvuga ngo uko agenda aterura amaboko yagenda akomera, akazagera igihe agaterura ibyo atateruraga. Ibibazo rero by'iyisi by'umwanzi azana ku buzima bwawe, iminsi yawe yo gusenga ni iminsi yo gukomerera mu kwizera kuri wowe, kugira ngo ibikurwanya ubirushe amaboko. Haleluya. Ntabwo umwanzi yigirayo kuko yatugiriye imbabazi n'impuhwe, iteka yigirayo kuko twamurushije amaboko. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Imana iri mu ruhande rwacu, Imana irasengana natwe, ahubwo nitwe tubyungukiramo, kwizera kwacu kugakomera, amaboko yacu yo mu mwuka agakomera, kuko aziko biduruvanga ubwami bw'umwijima. Haleluya. Bikagira n'impinduka mu kirere cy'umwuka cy'ubwami bwombi, ubwami bw'umwijima ndetse n'ubwami bw'umucyo. Hari ibintu bikubitana, ibintu bikanyeganyega kuko abera basenze. Muri Daniel asenga. Haleluya. Marayika yaramusanze aramubwira ngo kuva watangira gusenga kwawe kwarumviswe.
ariko hari ibintu bizabaye mu kirere cy'umwuka byatumye ntahita nkugeraho, nyamara gusenga kwawe kwari kwarumviswe. Ntekereza ko nubwo bitanditse ahari aho Daniyeli adakomeza gusenga ibyo yabonye n'ibyo yahawe no kugendererwa, ahari aho atari bubibone. Murumva nshuti z'Imana, rero tuzana impinduka mu isi yo mu mwuka. Nongera ngo ntibikwirwa mu bwenge, tugiye kubibona mu byanditswe ahantu hatandukanye, ntibikwirwa muri logike zacu, ariko birakora. Haleluya! Kandi birakiza, kandi bisenya ubwami bwa Satani. Imana ishimwe cyane. Mbibutse kandi ko Imana ikunda abantu bose, ariko Imana igira abatoni. Bisa nkaho biri wrong theologically bisa nkaho atari ukuri, ariko nuko nukuri. Nuvuga ngo Imana ikunda abantu bose, ndetse n'irya jambo rivuga ko yatanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batarimbuka, nuko yakunze abari mu isi bose. Ariko Imana igira abatoni. Ririya jambo marayika yabwiye Daniyeli ngo yewe mugabo ukundwa, ririya ritandukanye nuko Imana yakunze abari mu isi bose. Muranyumva nshuti z'Imana? Ese bikomoka hehe? Uko twegera Imana mu bihe byo gusenga, niko tuhakura kurushaho kubaha Imana, kurushaho kuyizera, kurushaho kuyumvira, bikadushyira ku ruhande. Gusenga kuzagutandukanya n'abigihe cyawe batasenze. Uko ni ukuri. Gusenga kwawe kuzakudusumbisha, kuzakugira umutoni mu maso y'Imana. Ubutoni bwo mu maso y'Imana bugera n'igihe bukameneka inyuma. Haleluya! Butangira budafatika, bugatangira nta hantu, nta kintu kigaragara bwatanze, ariko igihe kiragera bukameneka inyuma. Turabibona rwose ku buzima bwa Daniyeli. Daniyeli yagize abanzi, agira abantu bamurwanya, ariko Daniyeli arakomeza aba umutoni. Yabaye umutoni mu maso y'Imana, Imana ikamuha n'ubutoni ku bakabaye batamwemera. Mureke duhe Imana yacu icyubahiro. Amasengesho yabera ntapfa ubusa. Haleluya! Nituza gutangira gusenga nimbyibagirwa nyirango muri bunyibutse turi bubwire Yesu ngo Yesu twigishe gusenga. Haleluya! Ako kantu kazirikane ko gusenga kwacu kunyeganyeza kukazana impinduka mu kirere cy'umwuka, kukanyeganyeza ibintu mu kirere cy'umwuka. Imana ishimwe cyane. Turi mu minsi rero Umwami Imana yashyize ku mutima wanjye ko twavuga ngo ni iminsi yo kugirirwa neza n'Imana. Nizeye ubuntu bw'Imana budasanzwe buzadushoboza, buzazana ineza y'Imana ku buzima bwacu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10:36 kugeza kuri 38. Haleluya! Muribuka ko mu minsi yo gusenga dusoza sangaye? Saa 2? Abatabizi nuko dusoza saa 2:30. Nidusoza mbere yaho gato biraba ari byiza, ariko nituhageze saa 2:30 umenye ko tutakererewe. Imana ishimwe cyane. Ibyakozwe n'intumwa 10:36 tujye kuri 38. Murabizi ko ahangaha Petero yari yageze mu rugo rwo kwa Kornelio, arimo avuga ibi byose yavugaga. Reka dusome gusa iyi 30, hanyuma uze kugisoma kino gice kiraryoshye, kirimo ubuzima n'ubwo ijambo ry'Imana muri make ariko riri. Ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohani yabwirizaga. Numva biryoshye uburyo Petero yabivugaga, yararyohewe kuvuga umuntu bagendanye, umuntu babanye, umuntu yiboneye, umuntu yikoriyeho. Haleluya! Ndakwifuriza kumenyana na Yesu muri uwo mubano. Ngo iryo jambo murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohani yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Haleluya! Imisi yacu yo gusenga irabishingiye muri 38, nubwo harimo imirimo y'Imana migari. Ngo iryo zina bararizi, haleluya, ryaramamaye nakubwo butumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku Bisiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Ngo iryo jambo murarizi kuko ryaramamaye uhereye Yudaya hose ukagera i Galilaya, ryatangiye nyuma y'umubatizo gatoya wa Yohani. Ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza. Uwo niwe Yesu wacu. Haleluya! Agenda agirira abantu neza, yarangiza agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Uyu murimo Yesu ntabwo arawureka, uracyakorwa, kugenda agirira abantu bose neza, agakiza abo Satani atwaje igitugu. Mbibutse ko ushobora kuba munsi y'uburetwa cyangwa munsi y'igitugu cya Satani utanabizi. Wabimenye burya batangira urugendo rwo gukira no kubohoka. Imana ishimwe.
Haleluya. Bakomeza hepfo ubundi bavuga ntago turi wasome ko yabategetse kubwiriza abantu, yategetse izo ntumwa na Petero arimo, yabategetse kubwiriza abantu bababwira ko ari w'Imana, yategetse kuba umucamanza wa bose. Barongera aravuga, Petero arakomeza aravuga ngo abahanuzi bose baramuhamije ngo bavuga ko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Haleluya. Uko niko natwe twababariwe, tutaratuye Yerusalemu, ariko abamwizera bose bababarirwa ibyaha byabo. Haleluya. Iyi minsi yo gusenga rero ni iminsi yo kureba kuri uyu Yesu wuzuye kugira neza. Haleluya. Ngo yagendaga agirira abantu bose neza, agakiza bose Satani atwaje igitugu. Ikintu gitangaje nuko yagiriraga neza n'abatamuzi n'abatamwizeye. Niba mwibuka neza wa mugabo wari uremaye imyaka 38, ubuzima bwari bwaramucanze. Hari igihe twibwira ko ineza y'Imana ituzaho kuko hari ibintu runaka twabanje gutunganya. Oya, ari ibyo ntiwari ko warakijijwe, ko wakijijwe nta hantu uhuriye na Yesu, mutaziranye, uri umupagani rwimba, ariko araza aragukiza. Muri bukuriya muntu wari uremaye ntiyarazi iyo biva n'iyo bijya, ubuzima bwari bwaracanzwe. Cyakora yari yicaye ku kidendezi ategereje ko marayika azahinduriza amazi hanyuma akajyamo, ariko ntibyabujije Yesu kumukiza. Haleluya. Nubwo atarafite igisubizo cy'icyo ashaka, mu gusenga turaza kongera twandike ibyifuzo byacu. Kwandika ibyifuzo byacu bidutera kwibuka ibyo twasengeye, kuko Imana yo ntiyibagirwa. Byanasubizwa tukamenya ko byashubijwe, ariko si ihame, si n'itegeko. Umuntu yakwandika, ushaka nawe ntiyakwandika. Turabona Yesu amusubiza kandi atazi n'icyo ashaka. Haleluya. Nuca ahantu biba byarabaye akavuyo utazi icyo shaka, uzajya ubwira Yesu uti unkure mu buzima bw'akavuyo. Sinzi icyo waheraho n'icyo wakurikizaho, wowe urakizi, umbanziriza igikwiriye kubanza. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ntibyamubujije kuko yagendaga ahantu hose agira abantu bose neza. Amubajije turashaka iki, ntiyarakizi, ati nta muntu, simfite umuntu njugunya muri aya mazi. Ibisubizo bidahuye, ubuzima butazi ikibanza n'igikurikiraho, ariko ntibyabujije uyu mugabo turimo tuvuga kumugirira neza. Haleluya. Ntabwo yagiriye neza bari bafite kwizera gusa, yagiriye neza n'abatari bagufite, kandi batandukanye aho ngaho nabwo atamenye uwo ari we. Muribuka ko bongeye guhura akabona ko mwibwira. Imana ishimwe cyane. Ni iminsi rero yo kwegera uyu Yesu wuzuye kugira neza, Yesu wuzuye ubuntu. Ubuntu si uko dukwiriye. Hari igihe tugira ngo kubera ko twiyirije nibwo ari butwumve. Oya, adukiza kubera kamere ye. Kamere ye ni ukugira neza, yuzuye ubuntu. Ubuntu ntituzigera tubona, tuzarinda tugera mu ijuru tutaramenya uko bungana nuko bukora. Haleluya. Niyo mpamvu mu ijuru tuzasanga abantu twakekaga ko badashobora kuribamo. Yesu ashimwe. Abantu baguhemukira ugakeka ko badashobora kujya mu ijuru. Ubuntu ubuntu bushobora kumugezayo, tukazahurirayo, tukazataramana imbere y'Imana. Ubuntu ntituzigera tubwumva. Ubuntu nta kintu bushingiraho, kuko ari gihe tubona umuntu amaze gusa nk'afatitse, ariko impamvu amaze gusa nk'afatitse nuko ubuntu nyine buba bwaramuzanye bukamugeza nyine aho tubona asa nk'ufatitse, ariko ni ubuntu. Imana nishimwe. Ni iminsi yo kwegera uwo wuzuye kugira neza, uwo wuzuye ubuntu atari uko dukwiriye. Haleluya. Ahubwo ubuntu bwe bukorera muri twebwe, akadutabara, akadukiza n'uburetwa bwa Satani. Ngo yagendaga agirira abantu bose neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu. Iri munsi y'uburetwa bwa Satani ntushobora kwinyagambura. Tuvuga ibyo gusenga ntubyumve, tuvuga ibyo kwiriza ntubyumve. Niyo wakumvaho gake bigarukira bugufi, kuko uburi munsi y'uburetwa bwa Satani. Ariko icyazanye Yesu n'icyo yagendaga akora no kugira neza no gukiza abo Satani atwaje igitugu. Haleluya. Ikindi kintu kiryoshye nuko iminsi yo gusenga idukiza uburetwa twamenye nubwo tutamenye. Hari igihe umenya umugozi runaka ukawubona kuko uragaragara ku buzima bwawe, ariko iminsi yo kwegera Imana idukiza ibyo twamenye, ikadukiza n'ibyo tutari tuzi ko binahari. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Haba realite mu mwuka, nshuti z'Imana, zimwe zirenga imyumvire yacu. Utigeze urota ko ibyo bintu byaba byarabaye ku buzima bwawe, utatekereza ko binabaho. Ariko iminsi yo gusenga iducira ingoyi twamenye, ikaducira n'izo tutamenye, ikaduhishurira n'ibintu byaba byarabayeho tutari twabaho byo mu isi y'umwuka, tukabohoka tukabana n'Imana yacu dufite umudendezo. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Gusa ibihe by'umwijima bijya bigera kubera no kudahishurirwa kamere y'Imana, bikabatera kwibwira yuko Imana ibarwanya, bikabatera kwibwira yuko Imana ari idashaka ko batabarwa. Ibihe by'umwijima bijya bitsikamira ubuzima bw'abera.
ikindi kudahishurirwa kamere y'Imana, tuhishurirwa mu ijambo ry'Imana. Nshuti z'Imana, niho tumenyera ko ari umunyarukundo, hanyuma bikiyandika mu mitima yacu tukabihishurirwa. Tuba dusoma bisanzwe, ariko ibyo dusoma noneho tukabihishurirwa, bigahura n'imyuka yacu tukabimenya nta gacu ko gushidikanya. Tugashira ubupfubyi, tugashira umunkanyari, tugashira agahinda, tukamenya ko twakunzwe. Ariko hari igihe iminsi mibi ipfukamira ubuzima bw'abera, hanyuma umwana w'Imana akumva Imana niyo bafitanye urubanza, akumva Imana niyo imurwanya, akumva Imana niyo itamukunda, akumva Imana niyo bafitanye ikibazo, kuko atamenye kamere y'Imana. Ariko iminsi yo kwegera Imana tujya dutwikururwa no kutamenya kamere y'Imana, natwe tugasogongera urukundo n'imbabazi z'Imana, tukamenya ko iri muri ekipi imwe natwe. Nuvuga ngo iyo Satani anteye, Imana ibiri mu ruhande rwanjye. Haleluya, Imana nishimwe cyane. Iby'impinduka rero zibaho mu mwuka ntitubasha kubisobanura mu bwenge nk'uko biri. Haleluya, nicyo nkundira gusenga. Ibi ntibijya bisobanukira ubwenge bwacu, ariko tujya kubona tukabona byarakoze. Haleluya, bitakwiriye mu bwenge, bitakwiriye muri logike zacu, ariko tukabona byarakoze. Bimeze nk'ubuswa. Ni gute wasobanura ko kureba ku nzoka y'umuringa byakiza umuntu ubumara bwamaze kwinjira mu mubiri? Ntibisobanutse biologiquement parlant, ntibisobanutse scientifiquement parlant, ntibisobanutse mu bwenge. Ni nayo mpamvu nyine ntekereza ko bamwe banze kubireba. Iby'uru rugendo n'ubuzima bwo gusenga ni mu kwizera. Ese kwizera bibanza gukwirwa mu bwenge? Oya, ndavuga ngo ubw'Imana yabivuze uko ni ukuri, abifata ko ari ukuri kuko Imana yabivuze. Mu gitabo cyo kubara igice cya 21 umurongo wa 8 n'uwa 9, ngo Uwiteka abwira Mose, murabizi ubwoko bwari bwitotombeye Mose n'Imana, hanyuma nyine Imana ibateza izi ngorane. Ngo Uwiteka abwira Mose ku murongo wa 8 ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Munyumvire namwe ubwo buswa n'ubupfapfa Imana ikirisha. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo. Izo zirimo kugira gute? Kubarya. Bamwe bapfuye, inzoka yakuriye, ni inzoka nyine zimeze nka za zindi z'ubu ngubu zakuriye ubumara cyangwa uburozi bwakwinjiyemo. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Murumva bifite ubwenge? Ubumara ko bwinjiye mu mubiri ko burimo buzamuka, kureba ku nzoka y'umurindi imanitse ku giti byakiza umuntu gute? Niyo mpamvu isi y'umwuka igendwamo n'abafite kwizera, n'abemeye ubu bupfu, ariko ubwo ari Imana ibuvuga burakiza. Haleluya. Babigeranyije na Yesu kandi muri Yohana 3:14-15 ngo kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Guhabwa ubugingo buhoraho si kubanza kumara iminsi umuntu asenga. Guhabwa ubugingo buhoraho no kureba kuri Yesu nkuko nabo barebye ku nzoka imanitse, hanyuma wamureba ukamwizera ugakira, ugahabwa ubugingo buhoraho. Byoroshye bityo. Niyo mpamvu byoroshye rimwe na rimwe abana b'abantu bamenyerewe imiruho n'ingorane no kubahiriza iminsi yo gusenga, bakomeza gutekereza ko bikorerwa, bagasaza bataruhutse. Umuntu ashobora gusazira mu idini agasazana umuruho kuko yumva kureba kuri Yesu gusa bidahagije. Haleluya. Se wambaza ngo turamurebaho gusa ngo ibyaha bituveho? Yego uko tumutumbira niko imbaraga z'ibyaha zituvaho. Haleluya. Arabanza akaduhindura abakiranutsi tutarakora umurimo n'umwe wo gukiranuka, ariko kuko twabyawe muri ubwo bwami, ibyakorewe muri twebwe nibyo byambara umubiri bikanameneka n'inyuma. Umuntu utizera ntashobora no kugira imbaraga zitsinda icyaha kuko azakomeza yumva ari we, ariko kureba kuri Yesu biduhindukira imbaraga. Haleluya. Biduhindukira ubuzima. Uko byari bimeze igihe cya Mose niko na n'uyu munsi bimeze, tureba kuri Yesu. Haleluya. Iminsi yo gusenga ni iminsi yo kwakira iby'ubwenge butabasha gusingira. Ese kumanika amaboko gutya byatsinda uruhe rugamba? Ariko turamubona Mose mu kuva 17 dusoma 9 kugeza kuri 11. Ni gute wamanika amaboko ingabo zigatsinda? Birasa n'ubuswa. Ni gute umuntu yasenga yivugira amagambo gusa
abarozi bagatsindwa, ibitero bya satani bigahinduka ubusa, abantu bari bagiye gutandukana bagasubirana, amategeko y'ubwami bw'umwijima yashyizwe ku buzima bwacu akavaho, umuntu asenze gusa. Yego birakora. Haleluya. Kuva 17:9 kugeza kuri 11 ngo Mose abwira Yosuwa ati udutoranirize ingabo mugende murwanye abamareki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Ni ibintu bihabanye. Akambere byibuza kakumvikana. Yosuwa dutoranye ingabo mugende murwane n'abamareki. Ariko narangiza ngo ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi ngo nitwaje inkoni y'Imana. Uyu munsi byari inkoni, byari ahantu ho guhagarara, byose byarujurijwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Dufite izina risumba amazina yose. Ngo Yesu bigenze uko Mose yamutegetse, arwanya abamareki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura abamareki bakanesha. Murumva bitarimo ubupfu? Ubupfu bukiza. Ibi byose nibo ndabikubwira kugira ngo muri iyi minsi yo gusenga unyemerere amaso yawe, wemere kwerekeza kuri Yesu, wizere ibyo avuga. Haleluya. Nubwo bita making a sense mu bwenge bwawe, nubwo ubona ntaho byava mu bwenge bwawe, ariko ibyo ngibyo bidakwirwa mu bwenge bwawe nibyo akoresha. Haleluya. Yesu wabigenze uko Mose yamutegetse, arwanya abamareki. Ariko turabibona neza ku rugamba atari Yesu warurwanaga. Ngo Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha. Yayamanura, abanzi babo bakabarusha amaboko. Yayamanika bakanesha, yayamanura bakaneshwa. Gusenga si umwanya upfuye ubusa. Ntiwemere ikinyoma cya Satani. Haleluya. Iminsi yo kubana n'umwami tugenda tubona spiritual reality z'umwuka natwe zitsinda ubwenge bwacu. Ukumva ntigikwiriyemo, ukumva ntikibaho, ariko kandi ukakibona. Amen. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 1:23 kugeza kuri 25. Haleluya. Ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana, ntekereza ko Paulo yabuze uko abyita, kuko Imana ntigira ubupfu. Ariko ibyo nyine bidasobanuka, ibyo bidakwirwa mu bwenge, nibyo tugereranya n'ubupfu. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Haleluya. Ngo ariko twebwe tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Kandi koko ku Bayuda ni ikigusha. Ni gute umuntu, kuko ibyo ari byose wabo wa Mariya bari bahazi, ni wabo wa Yosefu bari bahazi, bari abaturanyi b'iwabo muri quartier, yari umukobwa yego wakuze yubaha Imana, ariko bari bamuzi nk'undi mukobwa. Ni gute igitondo kimwe cyangwa ijoro rimwe umukobwa usanzwe muri quartier yavuga ngo atwite inda y'Umwuka Wera? Murumva atari ubupfu? Nako ni ikigusha. Ku Bayuda ni ikigusha, niyo mpamvu batigeze babyemera. Byanze gukwirwa mu bwenge bwabo. Ngo ku banyamahanga ni ubupfu. Ni gute umuntu yajya ku giti cy'umusaraba hanyuma twebwe tugahabwa gukira? Ni gute tutahorwa ibyaha byacu bigahorwa utarabikoze? Ni ubupfu, ariko ni ubupfu bukiza. Ngo ariko kubahamagawe baba Abayuda baba Abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha wowe, burusha njyewe ubwenge. Haleluya. Kandi intege nke z'Imana zirusha abantu twiteranyije imbaraga. Niyo mpamvu ukwiye kujya usingira icyo Imana yavuze, ukavuga utubwo ari wowe wakivuze, ubwo cyanditse mu ijambo ryawe. Ndagitegereje, ndakizeye, nzagihanga amaso, nzategereza ubwo wabivuze. Ntibikwirwa mu bwenge, birasa n'ubuswa, n'abazabyumva nanjye bazanseka, ariko ubwo ari wowe wabivuze, nzabitegereza. Haleluya. Nogera ngo kwizera ntibisaba ngo bikwirwe mu bwenge bwawe bwanjye. Ikibazo kimwe cyonyine tukwiye kwibwira, ese Imana yarabivuze? Ese niyo yabivuze? Haleluya. Nusanga ariyo yabivuze, ujye ubibandararaho. Nubwo bakwita umusazi, nuko bakwita umuswa, uzajya ubibandararaho. Imana ishimwe cyane, kuko ibyo Imana ivuga niko kuri. Biraruta ukuri kwanjye, biraruta ibyo nigiye, biraruta ibyo wigiye, biraruta imipangu yawe yose.
iby'Imana ivuga niko kuri. Haleluya. Tugana mu gusenga rero, kwizera kugomba kuba expressed, kugomba gusohoka, kugomba kuvugwa, kugomba gushyirwa mu bikorwa. Turakuvuga tugushyira mu ngiro, mu bigaragara. Muranyumva nshuti z'Imana? Kwizera kubitswe mu mutima ntacyo kuzakora ku bwami bwa Satani. Mose ntiyagiye ku musozi ngo azamure amaboko mu mwuka. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ntiyageze ngo avuge ngo ariko ngiye ngo ubu ngubu amaboko ndayazamuye mu mwuka. Yarayazamuye. Kwizera kugomba kujya ahagaragara. Niyo mpamvu iyo dusenga tuvuga, niyo mpamvu iyo ari ryo twabwiwe n'Imana tubishyira mu bikorwa. Imana yacu ishimwe cyane. N'abagombaga kureba ku nzoka y'umuringa ntabwo bavuze ngo ngewe mu mutima wanjye ngo nimo ndareba muri kuri iriya nzoka. Oya, bubuye amaso bayirebaho. Kwizera kuragaragazwa. Ntukajye wemera ikinyoma cya Satani, kubera ko kwizera rimwe na rimwe kuba gusa n'ubuswa. Satani akubwira ko udakwiriye kubivuga, bikwiriye kuguma mu mutima, ukajya ubikora bucece. Kwizera kutagaragajwe ntigukorera nyirako. Haleluya. Inzoka ntibayirebye mu mwuka, barayirebye barakira. Mose ntiyazamuye amaboko mu mwuka, yarayazamuye baranesha. Haleluya. Buri kwizera Imana kose kuzana impinduka rwose. Ni ukuvuga ngo kwizera Imana gutuma ashyira ikintu runaka mu bikorwa. Nagishyira mu bikorwa hakabaho impinduka zikomeye. Ibyo bintu ntubiyoberwe. Buri kwizera Imana kose kuntera gushyira ibintu mu bikorwa. Ubu gituma dusenga nuko twizeye ko Imana hari ikikora iyo dusenze. Muranyumva nshuti z'Imana? Utagifite uko kwizera nta mpamvu arimwe asenga. Kidutera kwiyiriza kandi inzara itubasha. Sinzi niba nawe ikubasha nkanjye. Iyo nakoze seke ku munsi wa gatatu inzara ntabwo ibiri mu nda, biri mu mavi no mu maboko no mu maso. Sinzi urugero ikubashamo, ariko kuko wabivuze ari uwo kwizerwa turabikora kandi biradukorera. Haleluya. Buri kwizera Imana kuzana impinduka mu migirire, mu migenzereze, mu buzima bwanjye, mu buryo niha Imana cyangwa ntangira Imana, mu buryo nyishaka, kandi birakora. Haleluya. Ntabwo tuyizera kuko tubyumva, tubyizera kuko yabivuze. Ndifuza ko dusenga. Ndagira ngo ufate ubupfu bw'ibibwirizwa bukeya tumaze kuvuga. Wizere ko Imana ari ukuri. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge. Turahera ku gusaba Imana, gusaba Yesu ngo atwigishe gusenga. Yesu nawe uhari? Haleluya. Tugiye gusaba Yesu kutwigisha gusenga. Twese dufite ahantu dushaka kwigira imbere. Nizere ko ariko bimeze mu mitima yacu. Utifuza kwigira imbere waba urimo kunyagwa. Kwaba ari ukunyagwa. Reba ibintu bisa nk'ibidasobanukiye ubwenge bwacu byuzuye muri Bibiliya. Reba imirimo y'Imana dusoma muri Bibiliya itangaje. Reba ibintu bitumvikana. Reba byonyine ibyo tumaze kuvuga. Ni gute umuntu yareba inzoka y'umuringa, inzoka zabariye n'inzoka zisanzwe zifatika ziryana, ariko ni gute umuntu akizwa n'inzoka y'umuringa? Ni gute hatanesha abasirikare benshi ko Yesu arimo arwana, cyangwa hatanesha intwaro nyinshi? Ni gute batsinda ari uko amaboko yazamutse? Ni ibintu bidakwirwa mu bwenge. Uribuka igihe kimwe Imana yabwiye Gideyoni ngo izo ngabo muri kumwe ni nyinshi cyane, ngo mutsinze mwanyiyemeraho ko ari amaboko yanyu yabahaye gutsinda. Ibyo bintu bidakwirwa mu bwenge.
ubwenge bwacu bubishurirwa mu gusenga. Ibyo bintu usoma muri Bibiliya kumva bimeze nko gukabya, tubyakirira mu gusenga. Ibyo bintu usoma muri Bibiliya kumva ntibikibaho, kumva nubwo byabaho byaba ku bandi, tubyakirira mu gusenga. Ibyo bintu birenze imitekerereze yanjye n'iyawe. Ibyo bintu twumva bidashoboka, ntibishoboka ko indwara zizwi bavuga ko umuntu abana nazo kugeza apfuye ntibishoboka ko zakira. Ibyo bintu tubyakirira mu gusenga. Izi situation n'ibibazo bikomeye umuntu ababanye nabyo imyaka, rimwe na rimwe wareba hirya no hino iburyo n'ibumoso ukabona ntaho byava. Mu gusenga turabishyikira, mu gusenga turabisingira. Iyo umwanzi yifuza ko duhera ahantu, ikintu cya mbere atunyaga no gusenga. Ureba ukuntu tungana muri iyi sare, ko muzumve agacerere kabucece kaba kari hano n'ukuntu tungana. Mwibuke ko kwizera kuba exprime, kurasohoka kukavuga, ukatura ijambo ry'Imana, ukarivuga n'amagambo yawe. Urugamba rwo mu mwuka nuko barutsinda. Igihe Satani yarateye Yesu, ntabwo yamusubizaga mu mutima bucece, yaravuga ngo haranditswe ngo. Satani nawe akazana ibyanditswe by'igice, Yesu nawe akamusubiza ngo haranditswe ngo. Bwira Yesu ngo unyigishe gusenga. Haraho ngeze nsenga uyu munsi, ariko unyigishe gusenga. Hari naho nta namba, ntaho ndi, sinkuzi, sinzi gusenga, nyigisha gusenga. Nyigisha twinjirane mu bindi birere by'umwuka ntazi ko binabaho. Nyigisha singarukire bugufi. Nyigisha sinsibire muri urugendo rwo kwigirana imbere nawe. Nyigisha gusenga mwami w'abantu. Twinjirane nawe mu bindi byumba by'ubwiro bwawe. Ngo yarara agasenga bwacya mu gitondo akajya gukora imirimo n'ibitangaza. Ko yari umwana w'Imana, kuki byamusabaga ijoro ryose. Ese kuki yarindaga kuzinduka mu rukerera adafite karanda, atavuka mu bintu bipapanye. Afite mission iri defini, azigiye azamara, azigiye azagikorera, ariko yari akeneye imbaraga kuko yari umuntu 100%, nubwo yari Imana 100%. Hariya twasomye hatubwiye neza ko umwuka w'Imana yaramusutseho imbaraga, ngo umwuka we yarasutswe ku buzima bwe, bigatuma agenda agira abantu bose neza, akiza abo Satani atwaza igitugu kubera ibyo ari byarakoretse ku buzima bwe. Mu gusenga imbaraga z'umwuka we zizuzura ubuzima bwawe, zizameneka inyuma, uzasendera, uzuzura, uzarekeraho gusa gukoresha ubwenge. Igice cy'ubwenge ni cyiza, turagikoresha mu gace k'ubwenge, ariko igice cyo kwizera gikingurirwa abemera ubwo bupfu, abemera bisa nk'ibigusha. Reka tuzamura amajwi yacu, tumuzamurira amaboko, wapfukama, wakora uko wumva, umubwira uti Yesu nyigisha gusenga muri aya masengesho y'iminsi 3, twigirana imbere singarukire bugufi. Data, tukuzamuriye amaboko muri uyu mugoroba, waduhaye randevu hamwe nawe mwami w'abami, kuko hari ibintu wifuza gukora mu buzima bwacu. Warambwiye ngo ni iminsi yo kugirirwa neza, warambwiye ngo ni iminsi yuzuye mu buntu. Turasenze uyu mugoroba ngo ubuntu bwawe budusukeho, abahungu n'abakobwa, utwigishe gusenga mwami w'abami, utwigishe gusenga, utuzamure mwami w'abami, utuzamure mwami w'abami. Reka amaboko yanjye mu mwuka akuzamukire, reka umutima wanjye uzurwe nawe, reka ibyari binsikamiye n'ibinebwesha n'ibitotsi byo mu mwuka kubwo ubuntu bwawe bikorwa ku buzima bwanjye uyu mugoroba mwami w'aba. Reka abakobwa n'aba bahungu ubuntu bwawe buduterurire hamwe, utwigishe gusenga, utwigishe gusenga, utwigishe gusabana nawe, utwigishe gutindana nawe, utwigishe uko bavugana nawe, utwigishe uko bihererana nawe, utwigishe kwiyiriza, utwigishe gusenga, utwinjize mu bwiru bw'umwuka. Hari ibintu byinshi bitubera ibigusha kuko bidakwirwa mu bwenge bwacu, hari ibindi bimeze nk'ubupfu. Ngwino twigishe gusenga mwami w'aba, ngwino twigishe. Dore bamwe muri twebwe nta nubwo biyirije kuko aho tutahagera, abandi twiyiriza ibice. Ngwino tugarukeho mwami, ngwino twigishe gusenga. Zamura iri tsinda, zamura mwami iri shyanga, zamura mwami w'aba, zamura Uwiteka Mana Nyiringabo.
ntituzi kuvugana nawe, ntituzi kwiherana nawe. Akanya gatoya bita biturambira, akanya gatoya tubura icyo umuntu avugira imbere yawe, akanya gatoya tuyoberwa igikurikiraho. Utwigishe gusenga, utwigishe kwiherana nawe, utwigishe uko umuntu ararana nawe, utwigishe uko umuntu abyukana nawe, utwigishe gusenga. Utuzamure mu myuka yacu, uturenze amasengesho y'idini, uturenze amasengesho y'umuntu, uduha imitima isabanya nawe, imitima ikonekise nawe, imitima yumva ijuru rivuga, imitima ishobora gucomeka mu mutima wa data, tukamenya icyifuzo cye tukagihagararamo. Udukingurira ibirere byo mu mwuka mwami, tugeraneyo nawe. Udukingurira ubwira ubuhishwa amaso yacu, udusingirize ubupfu bw'ibibwirizwa, uduhe kubihagararamo, utugezeyo. Dore umwijima ubaye mwinshi, gutsikamirwa kubaye kwinshi. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe, ingabo zishobora guhindura ibintu, ingabo zishobora gukorana nawe. Ushobore gukorana n'amaboko yacu y'umwuka, ukorane n'akanwa kacu, ukorane n'ubuzima bwacu, maze twubakane nawe ibigomba kubakwa, maze dusenyane nawe ibigomba gusenyuka. Twuzuze umwuka wawe wera, utwuzuze imbaraga zawe. Mwuka wera utwuzure, usengera muri twebwe, unihira iminsi itavugwa muri twebwe. Uhagurutse abahungu n'abakobwa buzujwe imbaraga zawe, babatijwe nawe, bakoreshwa nawe, bayoborwa nawe, ye bagutegera amaboko, bazamukana nawe, batemberana nawe, bagendana nawe. Utugezeyo mwami w'abantu. Twamenyereye ubunebwe bwacu, tumenye ko ntacyo bitwaye. Udukuze, utuvaneyo, utuvaneyo. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe, hagurutse abahungu n'abakobwa, hagurutse ishyanga rishobora kwiherana nawe, hagurutse ishyanga wasukira mu mutima wawe, wasukira mu mutima wawe. Urashaka kutubwira iby'ubwira, ugasanga ntitubishyikira, ugasanga twagarukiye bugufi. Tuzure mwami w'abantu, zura ubuzima busabana nawe, zura ubuzima bw'amasengesho. Kura amaso yacu kubitagira umumaro, kura amatwi yacu kubidakiza, maze imitima yacu yiharire, amasaha yacu yiharire, ubuzima bwacu bwiharire. Tugeranayo nawe aho uduhamagarira kugera mukunzi. Tugeranayo nawe aho uduhamagarira kugera, tugeranayo nawe aho uduhamagarira kugera. Tugeranayo nawe aho uduhamagarira kugera, tugeranayo nawe aho uduhamagarira kugera. Ubuzima bwacu bwahindutse ubusanzwe kandi utaratugeneye kugarukira aho ngaho. Ubuzima bwacu bwahindutse ubusanzwe, ubutazana impinduka atari byo watugeneye. Tubona umusore Dawidi yaracurangaga abadayimoni bakava muri Sawuli. Ubuzima bwacu mwami bubaye ubusanzwe, bubaye ubusanzwe. We turengere mwami w'abantu, turengere mwami w'abantu, turengere mwami w'abantu, turengere mwami w'abantu, turengere mwami w'abantu. Duhagurutse mwami w'abantu. Amaboko yacu aragarukira ku bisanzwe, tugarukiye ku bisanzwe, tugarukiye ku by'isi bifatika. Waratubikiye ubwiru, waraduhaye ijambo rirema, warashyize ubutware ku rurimi rwacu, warashyize ubutware ku buzima bwacu. Aho tugeze tuhakugarurira, ariko tugarukiye mu bisanzwe mwami w'abantu. Tugarukeho, tugarukeho uyu mugoroba, tugarukeho twubake, ubaka igicaniro cy'amasengesho mu mitima yacu. Nutwubaka turubakika, nutwubaka turubakika, nutwubaka turubakika, nutuzura turazuka, nutubeshaho turabaho. Tuguhaye ubuzima bwacu mwami w'abantu, turakwihaye, 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 turakwihaye ngo turenze uru rwego, turakwihaye ngo dutambutse aha ngaha, turakwihaye ngo tuharenge, turakwihaye ngo twigirane imbere mwami w'abantu. Twahindutse abanyamagambo, amagambo atazana impact, amagambo atazana impinduka, amagambo atagira icyo asenya, amagambo atagira icyo yubaka.
ngwino twuzure mwami w'abami, ngwino twuzure, ururimi rwacu rwongere ruhinduke nk'inkota, ururimi rwacu rwongere ruhinduke, ayiwe ruhinduke, rukongezwe nawe, maze rureme, maze ruhamagara byitabe. Ubuzima bwacu bwuzurwe n'ubwiza bwawe, nitugera ahantu hazimpinduka. Ubuzima bwacu bwuzurwe n'ubwiza bwawe, nitugera ahantu ibintu bihinduke, nitugera ahantu ibintu bihinduke, ubwami bw'umwijima buhunge, ubwami bw'umwijima busenyuke. Tugezeyo mwami w'abami, 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 tugezeyo mwami w'abami. Ugiye kwisengera uhagaze mu cyuho cy'umuryango wawe, ni wowe nkota Imana irwanisha, ni wowe nyundo Imana ikoresha gusenya ubwami bwa Satani mu muryango wawe, ni wowe gikoresho cy'Imana. Nigishijwe n'Imana ko isano y'amaraso atari impanuka, ndetse ni alliance, gushakana umugore n'umugabo si impanuka. Hanyuma dufite amaraso ya Yesu atemba muri twebwe. Niyo mpamvu iteka iyo abantu bagiye gukorera mu bwami bw'umwijima, ibikubasha n'ibifitanye nawe isano y'amaraso, bidafitanye nawe isano y'amaraso bikugiraho ubushobozi bukeya. Satani arabizi kurondora mu miryango, agashaka umuntu umuhagarara muri uwo muryango, agashaka umuhagarara muri uriya, agashaka kubera isano y'amaraso ikomeye. Ni wowe gikoresha Imana ifite gusenya ubwami bwa Satani mu muryango w'iwanyu. Ntiwemere uburiganya bwa Satani bugutera kwangana, ntiwemere uburiganya bwa Satani, kuko ibyo byose bikunyaga imbaraga, bikakunyaga ubushobozi, bigatuma ijambo ryawe ritaremera mu isi y'umwuka. Kuko Satani yadusanganye ibye, ntitwamwirukana ngo agende. Cyagiye Yesu yaravuze yenda kurangiza urugendo, aravuga ngo umutware w'isi arimwe araza, ngo ariko ntacyo kindimo. Satani aguteza gukomereka umutima, aguteza kubabazwa n'ibyo abantu bawe bakora cyangwa bagukorera, kugira ngo umutima wawe uzinukwe. Nuzinukwa utsindwe, Satani abyigarurire. Ni wowe gikoresha Imana ikoresha. Ugiye gusenya ubwami bw'umwijima ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango w'iwanyu, ku buzima bw'abawe, abo mufitanye isano y'amaraso, abo mufitanye isano par alliance, gushakana. Data w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa, Data w'umucyo mwinshi, Data w'imbabazi nyinshi, Data wuzuye kugira neza, Data wuzuye imbabazi, wadukijije ubwami bw'umwijima butaguhaye akse, wadukijije udukurayo, uduha agakiza. Atari uko Satani yagize impuhwe, ahubwo amaboko yawe y'imbaraga yadukuyeyo, adukura muri kavukire yacu, adukura mu byaha twavukiyemo, adukura mu byo twigaraguyemo. Imbabazi zawe ziratwegura, amaraso yawe aratweza, ahita dutandukanya n'inkomoko yacu. Uyu munsi turabaragwa, baraganwa na Kristo. Amaraso ya Kristo atemba mu yacu, amazina yacu nta cyanditse mu bitabo by'iwacu, yanditse mu gitabo cyo mu ijuru. Watugize abatsinzi, watugize abaragwa, ibyacu ntibikigenwa n'aho tuvuka, bigenwa nawe ku ntebe yawe. Akira ishimwe mwami w'aba, akira ishimwe wabujijemo imigambi ya Satani ku bwanjye, akira ishimwe watsinze ubwami bwa Satani, nkavayo ngakira. Waciye imigozi, mva mu mutego, ikigoyi nticyamfata, unkuramo nakira. Ndagushimira abahungu n'abakobwa wakijije, ndagushimira abahungu n'abakobwa waguze amaraso, ndagushimira abahungu n'abakobwa washyizeho ikimenyetso cy'amaraso, ndagushimira abahungu n'abakobwa wemeye. Akira ishimwe wadukiza, akira ishimwe waturengeye, akira ishimwe waburishe mu inama zikuzimu, akira ishimwe. Duhagaze muri iki cyumba mwa, duhagarariye imiryango itandukanye, dukomoka mu miryango itandukanye. Buri muhungu na buri mukobwa wawe bari hano, buri muhungu na buri mukobwa wawe bari hano. Wowe utaribeshye utuma avukira muri uriya muryango, wowe utaribeshye wemera ko ashaka muri uriya muryango, kubw'ubutware n'ubushobozi washyize ku rurimi rwacu, kubw'ubutware n'ubushobozi twaboneye mu izina ryawe Yesu.
duhagaze muri iki kibanza ndasenya ubwami bwa Satani mu miryango yose ihagarariwe hano mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibicaniro by'ikuzimu, ibicaniro by'abakozi ba Satani mu miryango ifite abahungu hano, mu miryango ifite abakobwa hano, uyu mwanya bisenyuke, imirimo yabyo ihinduka ubusa, ibyo bicaniro bisenyuke. Amaraso yawe Yesu amaraho iyo mirimo ahindura ubusa, ahindura ubusa, ahindura ubusa iyo mirimo n'ibyo bikorwa. Ibicaniro byubatse muri iyi miryango ihagarariwe hano birimo bibasaba, bisaba ko batazabyara, bivuga ko batazatunga, bivuga ko batazashaka, bivuga ko batazahirwa, byambuye imbaraga n'ubushobozi. Sutsemo amaraso yawe, ndahindura ubusa iyo mirimo, ndahindura ubusa ibyo bitambo, n'ayo maraso atari ayawe yahatanzwe, nyahinduye ubusa, nyambuye ubushobozi kubw'amaraso yawe, kubw'amaraso yawe. Ndavuga guhirwa mu kibanza cye, ndavuga gutungishwa mu kibanza cye, ndavuga umugisha, ndavuga kubyara, ndavuga guheka, ndavuga gushaka, ndavuga umugisha mu biganza, ndavuga umugisha ku buzima mu izina ryawe Yesu. Thank you Lord. Urakoze mwami mwiza, urakoze mwami mwiza, ngo wagenda kugirira abantu bose neza, ugakiza abo Satani atwaje igitugu. Ibicaniro byubatse mu miryango byabujije abakobwa kubaka, bibuza abasore kuramira mu mago, bibuza abagore kuramira mu mago. Ibyo bicaniro ndabyambura imbaraga n'ubushobozi uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ku muntu wese, umuryango wese uhagarariwe muri uyu mwanya, muri uyu mwanya, ibyo bicaniro bisenya amago y'abantu, bituma abantu badahirwa, bituma abantu batubaka mu izina rya Yesu. Ndabyambura imbaraga, amagambo yose yabivugiweho, ibitambo byose byabitambweho, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu amareho, ijambo ryose ryahavugiwe amareho, umurimo wose wahakorewe amareho, igikorwa cyose cyahashyizwe. Ndavuga umugisha, ndavuga kubaka akarama, nanze gukenyuka kose, amaraso yose n'ibitambo byose n'ubuzima bw'abantu bwatanzwe kugira ngo muri uwo muryango habeho gukenyuka, habeho gusara, habeho gupfa nabi. Bivuga urujisha amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu anyuranye, ahindure, aburizemo ibyo bitambo byasabye gukenyuka kw'abantu mu muryango we mu izina rya Yesu. Ibyo bitambo byasabye ko abantu basara, ko abantu badasarura, bahora barushye bazerera, igihe cyo gusarura ntibamenye aho bigiye. Reka amaraso yawe mwami Yesu, ndasuka amaraso yawe, ndayahinduza ubusa ayo magambo, ndayahinduza ubusa ibyo bikorwa n'iyo mirimo izina ryawe Yesu. Ndavuga umugisha no gutumbagizwa, wagenda kugirira abantu bose neza, ukiza abo Satani atwaje igitugu, ukiza abo Satani atwaje igitugu, wagenda kugirira abantu bose neza. Kabeho gufunguka kw'amaso y'umwuka mwami mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Amaso y'umwuka akinguke mwami muri uyu mugoroba, uduhe kureba nk'uko ureba kugira ngo tuve mu butesi, uduhe kumva nk'uko wumva, duhe amatwi yumva ibyawe, duhe amaso areba, duhe umutima ukunda nk'uko ukunda, duhe umutima ubabarira nk'uko ubabarira. Twuzuze gusa nawe mwami, twuzuze gusa nawe mwami, twuzuze gusa nawe mwami, twuzuze gusa nawe mwami, twuzuze gusa nawe. Duhe umutima nk'uwawe Yesu, umutima umeze nk'uwawe, umutima wuzuye imbabazi, umutima wuzuye imbabazi z'abarimbuka, umutima wuzuye imbabazi z'abatakuzi. Duhindura icyuma cyawe uhora ukoresha, duhindura igikoresho cyawe kimeze nk'uko ushaka, tugeze aho wifuza kutugeza, twambukane mwami uyu mugoroba. Watubwiye ngo ni iminsi yo kugirirwa neza, watubwiye ngo ni iminsi yo kugirirwa neza, watubwiye ngo ni iminsi yo kugirirwa neza. Reka wongere ugarure mu mutima wawe ineza wari warasezeyeho, ineza wari warasezeyeho wongere uyigarure mu mutima wawe.
ahubwo ikibazo gitinda tukageraho tukakibika mu kabati tukumva n'ibyo. Ongera ugarure mu mutima wawe ineza wari warasezeyeho kugira ngo dusenge. Yambwiye ngo ni iminsi yo kutugirira neza, ni iminsi iri mu buntu bwinshi, suko tubikwiriye, suko twabikoreye. Umunsi Imana yamaze inzara mu rugo rwanjye, suko nari mbikwiriye, ndetse umutima wanjye warurushye. Numvaga narasenze amasengesho yose umuntu ashobora gusenga. Nari narasenze ibyo nzi gusenga byose, ariko hajya habaho gutabarwa kuvuye ku Mana. Hajya habaho gutabarwa kuvuye ku Mana. Misi yo kugirirwa neza, ngo Yesu yagendaga ahantu hose agirira abantu bose neza. Garura ineza ukwiriye mu mutima wawe. Ongera umwizere, ongera umere kureba kuri icyo giti cy'umusaraba. Niwe dukuraho gukira, niwe udutabara, niwe uturengera. Mwami waratubwiye ngo ni iminsi yo kugirirwa neza, ni iminsi yo kugirirwa neza. Nzanye amarira y'aba bahungu n'abakobwa, nyazananye n'ayanjye. Tuzanye amarira yacu, tuzanye ibyo dukomaho umutima tugashoberwa, tuzanye ibyo twaparitse tubishyira ku ruhande, turakira tugira ngo nuko bikwiriye kumera. Ngwino usuke ineza yawe muri iyi nzu. Reka tubere imigoroba yo kugirirwa neza, reka tubere imigoroba yo guhanagurwa amarira ku maso, reka tubere imigoroba yo gukira indwara zikomeye z'abaganga bavuze ko zidakira. Reka tubere imigoroba Mwami w'abami yo gukira ingorane n'ibibazo abantu bavuze ko bidashoboka, natwe ubwacu turabireba n'amaso dusanga ntibyashoboka. Itubere imigoroba yo kukubona, itubere imigoroba yo gukurwaho ikimwaro, itubere imigoroba yo kudukuraho za etikete zitumazeho iminsi. Hari amazina imiryango yacu n'inshuti zacu baduhaye kubw'ikibazo gitinze. Reka itubere imigoroba yo kuguranirwa, itubere imigoroba yo kuguranirwa, itubere iminsi yo gutabarwa, itubere iminsi yo gukurwaho isoni, itubere iminsi yo gukurwaho ikimwaro, itubere iminsi yo guhanagurwa amarira ku maso, itubere iminsi yo kukubona Mwami w'abami. Itubere iminsi aho kubaho kwawe gutashya iwacu, kubaho kwawe gutashya iwacu, kubaho kwawe gutashya iwacu, kuko presence yawe yatashye kwa Obededomu Mwami w'abami, atabiteganyije, atabisabye. Hari uwo babona kwiriye ibyago, ari we babona kubera isanduku yari bateye ubwo, bareba haraho Mwami udakomeye cyane, nubwo yakoraga mu ihema ariko bayisunikirayo ngo niteze ibyago bariho bizajya ntibizagera ibwami mu bemewe. Cisha kugira neza kwawe iwacu mu rugo, garura impundu n'ibirori mu mago y'abahungu bawe n'abakobwa ba, garura ibitwenge mu mazu y'abahungu n'abakobwa, garura ibirori mu buzima bwacu Mwami w'aba. Ibirori biremeke Mwami, ibirori biremeke Mwami, wowe ukura mu busa, wohamagara ibitariho nk'ahari ibiriho. Kurembuza ibirori bikaza birakoroheye, kurembuza abagabo dukeneye bakaza, kurembuza abagore dukeneye, kurembuza akazi kakaza, kurembuza amasoko na za tenda zikaza, kurembuza imirimo bikaza. Ibyo birakoroheye Mwami w'abami. Turahamagara icyitwa umugisha, n'igitera umuntu akanyamuneza, n'igitera umuntu guseka, kitwitabuye umugoroba, cyamutera guhagarara shima cyitabe, cyamutera akanyamuneza ku mutima cyitabe, cyatera guhanagurwa amarira ku maso. Muri iri joro ry'ubuntu Mwami w'abami, gera iwacu mu mago, ugere mu mazu yacu, ugere mu bikoni byacu, ugere mu masaro, ugere mu byumba, ugere mu rubyaro, ugere mu bagore n'abagabo, ugere mu buzima bw'abadafite naho barara naho bataha.
ngere mu buzima bw'abafite uruzerero. Uyu munsi yaraya, ejo yaraya, ntafite ahantu hamwitirirwa, ntafite n'akantu na kamwe kitwa ke. Mana ikura mu busa, Mana ikura mu busa. Mana watabaye Hagari, umutabarira umwana w'Ishimayeli. Bamusezeranye n'imvumba y'amazi gusa, ariko Ishimayeli ukamuhindura imiryango. Asa nk'utazakomerezwamo n'amasezerano, ariko imbabazi zawe zikamubaho. Wabwiye se Aburahamu ngo nahumure Ishimayeli nawe uzamuhindura ishyanga rikomeye. Wowe Mana yumvise gusenga kwa Hagari, umwana yenda kwicwa n'inzara n'inyota, ukamwereka iruhande rwe ko hari iriba. Maso yacu ntarimo kubibona, imitima yacu ntibasha kubitekereza, ntabwo yabasha kubikurura, ariko wowe wumvisha amazi mu igitare kwavishamo amazi. Wowe umanura ibiryo mu butayu, ibiryo badarinda guteka kuko bari mu butayu, nta nkwi bari bubone, nta n'umwanya wo guteka. Wowe umanura amana mu butayu ugatunga abantu imyaka 40. Uri Imana yadutungira muri Kigali, uri Imana yadutungira muri ibi bihugu, uri Imana yadutungira inanga. Ntukenera ikindi kimenyane, ntukenera andi maboko y'abantu ngagukorera. Uri Imana yihagije, duhisemo kukwizera gutyo. Uri Imana yihagije. Rema ibirori muri iyi nzu, rema ibyishimo muri iyi nzu, rema ibitwenge muri iyi nzu, Mwami w'abantu. Rema impundu n'ubuhamya bushya. Abakobwa bamaze imyaka barira, abahungu bamaze iminsi barira. Zana inkuru zitandukanye n'izatinze mu mukunzi mwiza, zana inkuru zitandukanye n'izatinze, zana inkuru nshya. Ujye uzizana, urazizanye kwa Nawomi. Yatashye iwabo yarashaririwe, agaruka mu gihugu adafite ijambo. Adafite n'icyo kuvuga. Arababwira ati munyitire iki Nawomi ko nashaririwe, ko Uwiteka yambanguriye amaboko. Bukeye uramutabara, ibibero bye birongera bikikira abuzukuru, umushyira muri nyirakuruza wa Yesu, ukazana bamugiraho umugisha. Ugarura ibitwenge mu mutima we, ngo abagore bo muri uwo mudugudu baramuririmba. Mwami hindura ubuzima bw'abamara tugendana, babaye bamara ari abakobwa batoya, babaye bamara ari abagore, babaye bamara ari abasore n'abagabo. Nta kintu dufite twababwira, ariko uragifite. Garura ibitwenge mu buryo bw'igitangaza. Wasekeje Yakobo mu busaza bwe, ageze kwa shebuja w'umuhungu we, bamubajije imyaka, aravuga ngo y'uruzerero niyo myinshi. Ni koko yarazerereye, ibihembo bye babihinduranya inshuro nyinshi. Akorera abagore imyaka myinshi, ibihembo babihinduranya inshuro nyinshi. Uburiganya bwinshi bumubamo, bumubaho, arabugirirwa, ariko umushajisha neza. Garura ibitwenge, arongera abona umwana we rero aketse ko yapfuye. Hari abahungu n'abakobwa bicaye hano batazi ababo aho bari, batazi ibyabo aho byarengeye, ariko umushajisha neza. Abona Yosefu, abona abana be, abona gukomera kwa wa mwana we yari yararose. Mwami nibyo twabitse twumva byararangiye, ariko iyi minsi tubera iminsi byagarukamo. Tuzagarukana amashimwe mu nzu yawe, tuzagarukana guhamya, tuzabikomeresha bazaba barizwa n'ibyahoze bituriza. We Mana itabara, we Mana nabonye, we Mana niteguye kubona, we Mana yanaguye amarira inshuro nyinshi ku maso ye, we Mana tutabwirwa, we Mana twagendanye, we Mana twabonye, we Mana wadutabaye, we Mana yaburijemo imigambi ya Satani myinshi,
tuba twaramizwe bunguri, hacu haba haribagiranye. Wowe Mana waturwanira intambara tuzi n'izo tutazi, wowe Mana wagize ibyo udukinga kuko byandushaga amaboko bikantera ubwoba cyane, ukabinkinga ngo ntabimenye, ukabitsindira iyo bitagenzeho. Wowe Mana ufite akayunguruzo k'urukundo kubingeraho n'ibyo wemera ko bisa ntibinkoraho, wuzuye amaboko y'urukundo n'imbabazi. Turagushimira ko wumva gusenga, turagushimira ko wumva ibyo usabwa, ngo abantu bose bazagana aho uri kuko wumva ibyo usabwa. Wowe Mana ikirisha ubupfu bw'ibibwirizwa, wowe Mana ikirisha ibidakwirwa mu bwenge bwacu. Sara yarasetse mu bukecuru bwe aravuga ngo ninde uba warabwiye Aburahamu ko nzamubyarira umwana w'umuhungu mu bukecuru bwanjye, ngo abazabyumva bose bazasekana nanjye. wowe uha abakecuru kubyara, abitwa ingumba ukabaha kubyara. Ni wowe Mana yacu, ni wowe Mana dutegereza, wowe Mana izana ibisiringiro mu mibiri itagifite ibisiringiro, ngo umubiri wa Aburahamu umaze kumera nk'intombi, muzehe na mukecuru bitagishobotse. Wowe Mana igitabara, igatabara ba Zakariya mu busaza, Elizabeth agatwita mu bukecuru agashoberwa akihisha kuko byari bitagikwirwa mu bwenge. Wowe Mana izana umunezero, turakwizeye, turagutegereje, turakwemera, turakubashye, twizeye ibisa nk'ubupfu bidakwirwa mu bwenge bwacu, turabigaruye mu bwenge bwacu, turabigaruye, turagutegereje. Uhindura umunyabyaha rwimbi, uhindura abamaraya Rahabu bakabarirwa mu bisekuruza bya Yesu, ufata abicanyi ukabahindura abavuga butumwa, usanga indaya zafatiwe mu cyuho ukazikiza ukazibabarira, wacagagura ingoyi y'ibyaha uyu mugoroba ku muntu winjiye hano aruhijwe n'ubuzima adakunda ariko yisangamo. Reka mu buntu bwawe iyo migozi turagurike, iyo migozi icike, ingoyi z'ibyaha zicike. Wisanga mu busambanyi yaraburambiwe, wisanga muri masturbation yarayirambiwe, wisanga muri pornography atabishaka, umutima ukarira akabura imbaraga. Reka uyu mugoroba habeho gucika kw'izo ngoyi mu izina ryawe Yesu. Ingoyi z'uburetwa zicike, igitugu cy'umwanzi gikurwe ku gikanu cye. Ingoyi zo gutegekwa n'inda, bulimi, zicike mu izina rya Yesu. Indwara z'akarande z'uruhererekane mu miryango, uyu munsi habaho gutandukanywa. Urusika rw'amaraso yawe ruce hagati y'amaraso ye n'inkomoko ye mu izina ryawe Yesu. Ibyo yakira bifite isoko y'amaraso y'inkomoko ye, uyu mwanya hacemo urusika rw'amaraso yawe rumutandukanye n'inkomoko ye mu izina ryawe Yesu. Za sima zicike, za diabete atandukane nazo, za hypertension atandukanywe nazo, ibindi tutazi amazina yabyo habeho gutandukanywa. Turavuga ubuzima, turavuga kurama, turamiye gusohoza imigambi yawe n'icyo waturemeye. Turavuga kuzava muri uyu mubiri igihe watugeneye kigeze Mwami. Turagushima Mwami. Data turagushima, turagushima ko wumva ibyo usabwa, ngo niyo mpamvu abantu bose bazaza aho uri Imana yumva gusenga, uri Imana ifite amaboko atagaragara ariko akora ibintu bikagaragara, uri Imana yadutabaye mu myaka yashize, ibyo nibyo bidutera kugaruka aho uri Imana twizeye ubutabazi bw'ibyo turimo tuvuga,
nibyo tutanibutse. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana yuzuye kugira neza, uri Imana iri mu ruhande rwacu, uri Imana itaturwanya, uri Imana iturwanirira. Ninde wundi wo gushimwa atari wowe? Ninde wagereranywa nawe? Ubwoko bwawe buhabwa umugisha, ubwoko bwawe buramire kubona ibyiza. Tuzagarukane amashimwe n'ubuhamya mu nzu yawe, tuzabikomeresha bazaba barizwa n'ibyo waduhanaguriyeho amarira. Uri Imana yo kwizerwa, twarakubonye, turabahamya b'ineza yawe, turabahamya b'ubutabazi bwawe, turabahamya bw'uko ukura ku cyaha, turabahamya bw'uko ukura mu byaha, turabahamya bw'uko utanga agakiza ku munyabyaha rw'imbi, turabahamya bw'uko ukura mu buraya, turabahamya bw'uko ukura mu nzoga, turabahamya bw'uko wubaka amago, turabahamya bw'uko urera, turabahamya bw'uko wigisha, turabahamya kuko umara inzara, ukamara gushoberwa, ukamara kwambara ubusa, ukamara gusohoza umutima, ukagarura ibitotsi n'uburyohe bw'ubuzima. Uri Imana ikiza agahinda gakabije, uri Imana ikiza kwisabira gupfa, uri Imana ikiza kwiyahura, uri Imana ugarura ibyiringiro mu buzima bwacu, tukumva dufite agaciro kandi koko tukaba tugafite. Uri Imana ibikora. Reka buri muhungu wawe n'umukobwa wawe bari muri iki gihe hamwe nawe umuhuze n'umugambi wawe, umukonekite n'umugambi wawe. Yavutse atari impanuka, ageze uyu mwaka atari impanuka. Konekita buri muhungu na buri mukobwa n'umugambi umufitiye, maze bimukize kuyobagurika, bimukize kurorongotana. Mukonekite n'umugambi umufitiye, mukonekite n'icyatumye uvuga ngo nabeho, mukonekite n'icyatumye umukiza, maze umuhagarike muri ya mirimo myiza waturemeye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Urakoze Mwami w'abantu. Data turagushimye, Data tuguhaye icyubahiro, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Murakoze gusenga. Reka turamukanye twihuta duhana na lifti na hejo. Ababishoboye mujye mugera hano saa 11 dufata akanya ko kwinginga. Umwami Yesu abahe umugisha. Reka dusohoke twihuse kuko nejo tuzagaruka, hanyuma mwibuke guhana lifti. Yesu abagire neza. Ejo tuzibuke twandike ibyifuzo.